iriya mibare 99 twabonye ni mwebwe mwayivunikiye. Ndagira ngo rwose tubaha amashyi namwe muyihe. Niki cyabaye imbatso kugira ngo tugire success? Commitment, teamwork, collaboration, trainings, hard working, ownership, coordination. Nagira ngo abayobozi turi kumwe aha ngaha baze kumfasha kubashimira. Harafatanyabikorwa mu by'ukuri, sinavuga ko mukina afatanyabikorwa, you are part of the team. Uyu munsi rero ni sinye yo kubereka yuko twishimiye gukorana namwe. Nk'umufatanyabikorwa rero nka Educate turabizeza yuko tubari inyuma, tunabashimira rwose collaboration dufite today. Tukomeze dukoboke kuko results zirigaragaza. Dufite iyo gahunda yo gukomeza gukorana kugira ngo ibyo twagezeho bikomeze kandi bigere ku rundi rwego, kugeza kuko sustainability twifuza kuri systems iri aligned na policy ya ministeri, koko tubona yuko bigezweho. Murakoze cyane. kandi ndabashimira leadership yaba ari ya ministry na NESA ko hari strategies mwadobuse, nanjye numvaga ko mbirivinga ko zakora, ariko urugendo rugomeza kuba rurerure, ariko aho byakoreye it's perfect. Tubijeje ubufatanye umunsi wose ku wundi, turahari bwanyu. Urugendo ruracyari rurerure nkuko nawe wabivuze, ariko tuzagerayo rwose. Nabivuze ngo nari Thomas kuri Kamisi, nge ahivuye naho igeza aha n'ibisigaye imbere bizakorwa kandi bizakorwa neza. Nesiri kugerageza koranabuhanga, ariko ibyo byose studio iyi office ifite akamaro cyane hariya muri Mineduc, ahubwo nkeka nk'ahandi batagira team nk'iyi, sinzi gukoranabuhanga barigenza. So reka rero soreza aha, murakoze cyane.